nuvuga ngo ikintu cya mbere gishobora guhindura ubuzima nutiyitaho nta wundi muntu uzakwitaho. Iyitaho, irebeho, abantu bazaza abandi bagende. Niba udashobora kwigenga no kwicunga mu bitekerezo byawe, abandi bazaza bigukorere baguhindura uwo bashaka aho kuba wowe mwenyewe. ngo no kuvuga ngo uzabaho mu nyungu z'abandi. Ubundi bazaza bagende ariko wowe uzagenda ujyayo ko ari wowe nyine. nta bindi rero ugomba kwiyitaho, ukimenya, ukicunga, ugacunga hazaza, ugafunga ibitekerezo byawe. Niba udashoboye kwigenga mu mitekerereze no kwicunga mu bitekerezo byawe, kuba free, to be free, ukigenga. nuvuga ngo ikintu cya mbere gishobora guhindura ubuzima nutiyitaho nta wundi muntu uzakwitaho. Iyitaho, irebeho, abantu bazaza abandi bagende. Niba udashobora kwigenga no kwicunga mu bitekerezo byawe, abandi bazaza bigukorere baguhindura uwo bashaka aho kuba wowe mwenyewe. ngo no kuvuga ngo uzabaho mu nyungu z'abandi. Ubundi bazaza bagende ariko wowe uzagenda ujyayo ko ari wowe nyine. nta bindi rero ugomba kwiyitaho, ukimenya, ukicunga, ugacunga hazaza, ugafunga ibitekerezo byawe. Niba udashoboye kwigenga mu mitekerereze no kwicunga mu bitekerezo byawe, kuba free, to be free, ukigenga. about witekereza ibyatambutse ko bikuvune. Yego. Kugira urabona ngo igihe utekereza baguhemukiye n'ibyaguhemukiye urimo urabuza amahoro ahahise. Rekera ahahise amahoro kugira ngo utekereze hano n'ahazaza bizakugirira umugisha. Yego. Uzirinde kwigereranya n'abandi ku buzima bwabo. Ntugatekereze ko ufite, ntugatekereze ufite cyuko bagutekereza mu rugero rwabo. Muri make ntuzihe kujya kwigereranya n'abandi mu buzima bwabo. Nta gitekerezo ufite cyuko bageze kuri ibyo. Kuri ibyo ngibyo bikubuza amahoro mu mutima. Bikubuza ahubwo wowe kora ibyawe nawe bazaze kureba aho wageze. Yego. Cyane mfite umuntu waje kunsura n'umukire ndabizi, ariko ageze mu gikoni cy'iwanjye, ageze uko nateguye gaza, afata video ngajye kubikora iwe. Ndakubwiza ukuri, ubukire n'ubusirimu ni ibintu bibiri bitandukanye. Ndabihamya ijana ku ijana. Siyo mpamvu nakubwiye ngo umujyi ntubabwamo n'ubishaka, yego, ubabwamo n'ubishoboye. Ubusirimu rero butandukanye n'ubukire rwose, kandi umusirimu yabaho umukirabo cyane ahubwo amurusha no kuba rwose pe. I know. Hari akandi kantu. Yego, kambwire dusoze. Ndagiye gusoza humura. Yego. Aka kantu cyampa Imana ukakumva n'abandi bakakumva. Iyo kumvise bakumvise ngo bagukundira ko babarize ibyabagoye. Karavuga ngo never underestimate the power of stupid people. Ntuzigere utesha agaciro imbaraga z'ibigoryi cyakuhitana. Cyara gukumvise nabyumvise nuko ibigoryi. Ntuzigere utesha agaciro. Never underestimate the power of stupid people. Ntuzigere utesha agaciro imbaraga z'abantu badafite ubwenge bwinshi. Ikigoryi ntacyo gitinya, ntacyo gihomba, ntatekereza kabiri. Ashatse yakwambara ubusa mu isoko akavuga yambaye ubusa, ibyo ni uguhubuka. Ikigoryi rwe nkunda kwica cyagifite n'umuhoro cyanawuzanye. Ntugasuzugura imbaraga z'ibigoryi mu mitekerereze. Yego, zagushyira hasi. Uko niko kuri. Kandi abantu bakunda kubyanga ngo se ngo kanaka. Umusazi yagusekuriye ntugaruke. Never
underestimated the power of not ignorance, no, stupid people. yego Badatinya bavuga ibyo bashaka ko babyumva n'iki byose, uwo nta kundi avuga ati se kana kane ushaka mbarangira hari se muri amakano akita babisoza. Ariko yego ntawe uzagushyiriraho ubuzima bwawe mu rwego ushaka, nta muntu uhari, ni wowe ubwawe, uretse wowe ubwawe no gutsinda kwawe. Ubundi wige, si bose bazagufasha gukora icyo ushaka kugeraho. yego kandi karyana mu gutwi. gakurugutura. Be selfish with your time. Hallelujah, 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 hallelujah. Ubumwe bw'Abera Ministries buyobowe na Reverend Ntababazi Jean Baptiste, aha amavuta akandagira amateka dushingiye ku mvugo y'ijambo ry'Imana rigaragara mu gitabo cyayo ibice 33 umurongo wa 14 kugera ku wa 16, hasobanura yuko Imana ivugira mu nzozi no mwiyerekwa rya nijoro abantu bashyizweyo, bityo abaho umugambi wo gusobanura kugira ngo udatesha agaciro inzozi zawe. Inzozi zawe nizo wowe, ntaho uzatandukana n'imvugo y'Imana, wizitesha agaciro, wizisuzugura, izigambiriye kukugirira nabi zishingiye kuri karande ufite n'Imana ibikubwira, bisenye biveho, ibishingiye mu kuri nabyo bisenga ukiranuke. Ubumwe bw'Abera Ministries, buri muntu wese mu itorero rye abo wejejwe akore nk'imirimo, ariko duhurire mu gukiranuka no kubaka ahazaza hawe hashingiye ku nzozi zawe n'imitekerereze yawe n'ibikorwa byawe. Uruw'agaciro, uriwe, kandi uriwe n'Imana izubakiraho amateka adasanzwe. Ubumwe bw'Abera Ministries, umuntu arisanzura akamenya yuko Imana iri mu ruhande rwe. Shalom, shalom. Gusuje nkwifurije kugira ibihe byiza dukurikira aho uherereye hose. Ni kumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka. Turabashimira mwebwe mwese mukurikira ibiganiro umunsi ku wundi, tubabwira ngo Imana ibaho umugisha, ibyo mukora byose bijye bitera imbere. Abadafite icyo gukora Imana ibaremere amashimwe, abafite ibibazo bitandukanye, abarwaye, abarwaje n'ibindi birushya by'ubu buzima, Imana ibijyemo kandi ibaneshereza. Amazina ni Jerry, ndi kumwe na Mushumba nk'uko bisanzwe. Waramutse neza Mushumba? Naramutse amahoro, ndashima Imana cyane n'abantu bayo bose. Nawe ubwawe ndagushimira, dukomera kubasaba ngo nyaboneka dukore ibikorwa by'urukundo, kandi hari ikintu numva nshaka kongeraho. Niba ushaka kudutuma ukadusaba amafoto n'ibindi, nta kibazo tuzabigukorera. Yego. Ikindi buriya numva ntekereza gucisha ibikorwa kuri YouTube mbana babingoye, ariko tuzubaka website tujye ducishaho utuvideo tw'ibintu tuba dukora. Ahubwo buriya nuko tuba twarangije akazi, twagaruraho babana bakenda bakumbuye, ndanezererwa niyo ngiye kora umutima wanjye ugwa neza. So rero Imana iguha umugisha, Imana iguhembure. Amen. Kandi munongere shimire abantu bose bakunda ubumwe bw'Abera Ministries. Shimire abantu bose hirya no hino babwitangira. Shimire n'abo twatangiranye bagacika intege. Shimire n'abo dukomeza nje. Yego. Tubasabe gukora ibyihuta, twakire kiriya gikombe vuba. Siko mva nyikeneye noneho nanjye. Biradusaba kugira abantu 100 tukabika silver bizakunda. Yego. Hanyuma ndumva nifuza kugira abantu inama. Si byiza. Ntabwo nyita inama yahindura ubuzima, ahubwo ni inama yagira ubuzima uko bwari bukwiye kubaho. Uko bwagakwiye kubagenda. Yes, hatagira ngo ari nkopeye dashimu cyangwa nkopeye undi wundi. Ntabwo nzi ngo ni amagambo yahindura ubuzima hoya, ahubwo ni amagambo yashyira ubuzima uko bwagombye kuba buri. Uko bwagombye kuba buri, bigakorwa muri ubwo buryo. Yego. Icyambere, uriya
ndabyite muri aya magambo mvuze ikirundi ndabashuhuje bo mu Gasekamye ndabashuhuje Kinanda ya mbere ahita ndabashuhuje bo mu Kigobe ndabashuhuje bo mu Buterere ndabashuhuje no kuri abarundi kazi n'abarundi mwese ndabatahije bo mu Rugombo yego za Kibitoki aho ngaho Bujumbura n'ikindi ndasuje abantu bo kumpara mirundi bose Imana ibagiriye neza aho nifangaha za Busoni yo kera cyita muri ubwo buryo ese bo hano bahita ngo iki aha twita ku murundi abarundi bo bahita ngo iki kuri Ruseke aho bahita ku Murundi si ku Barundi ni nyine nibyo twita ku Murundi yego so nta kundi hanyuma reka utamubona njyanye ariko abakanyosha mwese ndabashuhuje abari muri Gare du Nord mwese Imana ibahumugisha mu Bwiza ho mu Buyenzi Mutakura baratembereye Rohero ya mbere ya kabiri ayiwe data twese ndabashuhuje mwese abo mu isoko ryo kwa Siyoni ndabatahije witwa Liliane ndamutahije ndamusuhuje abakunzi banjye bose y'Ubujumbura mbwire ngo hobe repentance yatora Imana ibahumugisha kwa nuri bagirire neza abakozi Imana bose batandukanye ndabashuhuje abo kwijabe bagubwe neza yego kandi ubwo ndabashuhuje bose bumvise Imana iguhumugisha haleluya nuvuga ngo ikintu cya mbere gishobora guhindura ubuzima nutiyitaho nta wundi muntu uzakwitaho iyitaho irebeho abantu bazaza abandi bagende niba udashobora kwigenga no kwicunga mu bitekerezo byawe abandi bazaza bigukorere baguhindura uwo bashaka aho kuba wowe mwenyewe ni ukuvuga ngo uzabaho mu nyungu z'abandi ubundi bazaza bagende ariko wowe uzagenda ujyayo ko ari wowe nyine nta bindi rero ugomba kwiyitaho ukimenya ukicunga ugacunga ahazaza ugafunga ibitekerezo byawe niba udashoboye kwigenga mu mitekerereze no kwicunga mu bitekerezo byawe kuba free to be free ukigenga leta yagushyiriyeho amategeko igushyiraho aho utagomba kurenga ariko ibisigaye ni uburenganzira bwawe ugomba kumenya umwanya wo kujya muri salo niba wakogosha utya wahajyana utya njye urabizi ko nta kibazo mfite ntacyo ufitanye nabyo oya rwose n'umugore wajya muri salo ni uburenganzira bwe niba idini ndimo ritabyemera uririmo ritabyemera akabikora azahura n'akaga ariko abandi baho uko wumva ukwiye kujya imitekerereze iyiteho irebeho abantu bazaza kandi bagende iki kintu byo mugifata ntabwo cyumva wejeri ndacyumva abantu bazaza gute bongere bagire gute bagenda nta nshuti zihoraho ibihe byose inshuti ibihe byose ni Yesu na nyoko wakubyaye abandi bose baragenda baraza bakagenda hari abagukurikiraho akazi hari abagukurikiraho connection ufite hari abagukurikiraho ukuntu uri influencer ahantu hose hari abagukurikiraho kubera kashe zawe hari abagukurikira kubera ko uri umunyantege nke bafashe ibyo bashaka bakuririraho hari abagukurikira kubera ko bakurikiye amabuno yawe hari abagukurikira ko bakurikiye amatuza yawe hari abagukurikira kubera ko ukiri umusiribateri bazi ngo ubura n'injya azashaka reka ubereke ukunze rebe bombe ibitero birahagarara cyane so ugomba kuba uri we bazaza bagende ariko bakujyane aho bashaka wowe udakeneye kuko wanze kuba uriwe ubwo ijambo ryawe ni kuba uriwe iyiteho irebeho irinde ntuzemere ko umuntu agutwara uko ashaka abantu baraza bakagira gute bakagenda ngo urumva ngo ntabwo namutakaza ngo naburi yonge nutakaza Imana niho uzapfa nutakaza Kristo nuzagira ibibazo nutakaza mwuka wera ucyubaha n'Imana mukire kumwe abandi baraza bakagenda mu byo uzatakaza Yesu ntuzamutakaze cyane buriya nkubwire mu bintu tukunda kurya n'inyama zibamo ziryoha ariko itagiye mu kanwa igasigara mu ryinyo wigenza gute ufata toothpick ukayivanamo
hari guhita ukarya se oya urajugunya si mu kanwa kawe nshobora mwagiye mureka ibyo bintu twacugunya kandi yari iryoshye. Icyo ni cya mbere. Icya kabiri, uzarebe rimwe na rimwe ibikwangiriza amahoro yo mu mutima biba bishingiye mu byo utekereza. Ni ukuvuga ngo mu bintu byose umuntu wese n'inshuti iyo ari yo yose izicara ikabangamira amahoro yo mu mutima wawe n'imitekerereze yawe, yego icyo kintu uzakigezeyo. A peace of mind, amahoro yo mu bitekerezo byawe. urakumvise? Yego. Uzitegereza ibintu rimwe na rimwe kikwangiriza mu mutima wawe. Icya gatatu, yego, ntabwo ari bose bagukunze. Rekeraho kwibwira abantu mu bintu byose byawe. Ngiye nkunda iki, ngiye nanga iki, nkunda ko ryamize isaha, kuwa gatandatu mba ndi Gisenyi, kuwa mbere mbega ukagira ngo ni radiyo Rwanda itanga gahunda, porogaramu za radiyo. wari porogaramu buriya kuwa gatanu nsigaye mbona si izo porogaramu z'umuntu ari we uzitangira, bamuhitana ngo abantu baramwaka kuri sitati zose, mvuye ahangiye ahandi cy'inkundu yundi, buri porogaramu zose. arona nabwiye nti ugiye guhura n'ubukene kubera ko icyo uri urifotoza. Si ubu nagutwerera gute mbona ufite ikikabutindi y'isamaki imbere n'amafiriti n'amafanta uri Gisenyi ku mazi, ko naramumenye ko cyangwa n'ahandi runaka. urumva rero ntabwo ari bose ukwiye kubwira ngo baragukunze, utuntu twawe ndaha nzajya aha nzakora ibi biri mu bintu byangiza umuntu bikangiza. Turimo turababwira amagambo yagombye gukora ubuzima bwo ko bukwiye kuba bwakabayeho. Yego. Ese hano bigenza gute? Ugomba kubwira uwo mufitanye gahunda muri iyo gahunda. nakubwira uwo mudafitanye gahunda itamureba. none se kuba turi bure tugakora ikiganiro kuri uyu munsi utabishinzwe nawe mubwirire iki? nta mpamvu. Niba ndi bujye kuruka Igisenyi ukaba utari umugore wanjye, urabizi, ukaba utari untware mu modoka, ndabimwerekera iki? nta tike nguha, nta mafaranga muri ibyo bikorwa. Sinagusabye ngo ushakire hoteli ndarama, ndabikubwira ngo bigende bite. Sinjo hari n'igihe nanabipostinga maze ukwezi uvuyeyo, ndakuzi kandi nabwo hari igihe nanabipostinga kubayeho. kwiga mu modoka yari yarabitubwiye mu ndege, hari abandi bazirambiwe. nk'ubu urugendo ushobora kujyamo mu ivugabutumwa sigendera n'imodoka, indege narayihaza, nayihagiye iminota 40 mu kirere n'imiki, ndashaka kumara igihe ntembera nkareba amashyamba. ubwo se nabwo mubwire ngo postinga ruwahamagaye ejo bundi nyine umugabo nzakuvugaho ubutumwa ngo duhe video urimo ukora ibintu, ntabwo njya niyamamaza agiye uzashyireho ifoto, ibindi nta mpamvu yabyo. werekeza ngo urimo ukora udutendo, ngo uri ariko wemera ko hari abantu bagira ishyari rijyanye n'urwego ugezemo cyane. Sawa, cyo ni cyakanganya, ntukapfe kubwira abantu bose ko burya ukubona bagusekera nkatwe bavuga butumwa, abantu badusekeye bakomye mu mashyi wumva ari abawe, ariko wagera imbere ngo tuba tugira ngo tumwikize, sirashize. Bamwe ntacyo bibabwiye, abandi bishimiye ibyago byawe urimo, abandi bazavuga bashyire hanze ibyo urimo uvuga uwo munsi wa none. Ndacyari kuri rya jambo, abantu bose ntabwo bagukunda. Bamwe ibyo uvuze byakubayeho nibyo bishimiye, hati urwo rurananiye, ibirananiye ndabikora hegeye, bero ukavuga bizakugora. Icya kane ndakivuga mu cyongereza ugisobanura, be kind but don't let people use you. tugira umutima mwiza ariko ntukarengere bituma abantu bagukoresha.
ntukarengere bituma abantu bagukoresha icyo bishakiye, yego, ariko ntibizakubuze kuba umuntu mwiza w'imico myiza w'ubupfura. Be kind, ubwo nkuyemo support them, kugira imipaka, kugira aho ugarukira, support them, bafashe, help them, be with them, bashyigikire, bafashe bana. ariko please don't let people use you, bigukoresha yego, cyane cyane amafuti cyangwa inyungu zabo tungukiramo. umuntu ushaka kugukoresha n'ubundi aba ashaka kugukoresha ibitajyanye, ibitemewe, kugira ngo ayo makosa agire uwo yitirirwa. kandi kantu numva ashaka kubwira ko gadahindura ubuzima, gakomeza gatuma ubuzima buhungamuye kubaho. ntako bisa, ni byiza ko abantu bakwanga baguhora uko uri. uwo ni we ndiwe. none niba ndi mugufi se uranyanga ngo bigende bite? ninjye wigize muremure, ariko hari akamaro mfite kuruta uko bagukundira icyo utari cyo. yego, ntabwo nyumvise. ndakumvise. neba iri jambo riraremereye, ndi gusubiriremo. ntako bisa, ni byiza ko abantu bakwanga baguhora ukuri kuruta uko bagukundira icyo utari cyo. ubwo ntuziyerekane uko utari. wapi biramugoye uyu munsi, biramugoye. ubwo za fantazi baye 6. ntako bisa, ni byiza ko abantu bakwanga baguhora ukuri, kuba udaca ku ruhande, kuba utabeshya, kuba uvugisha ukuri, kuba utivanga nabo, kuba utajya mu kavuyo nabo, kuba bakwangira icyo kintu ntacyo bitwaye, kuruta uko bazagukundira icyo utari cyo. wipretendinga nk'umuntu muzima, ngo reka muha amafaranga data batandeba nabi, ngo reka nigire gutya. oya, yego, nyangira icyo ndi cyo kuruta kunkundira icyo ntari cyo. noneho wagataho yone nakumvise ko tujya tugira abantu bishushanya ngo bemeze abantu, kandi aho niho imitego ibitse. imitego ibitse mu kwigira uko utari. nyangira icyo ndi cyo rero, ntabwo bazavugira hanze, ntagira ibanga. maze kugira abantu batari ko turamenye ntuturikodinge, ntizugurikodinge nyigire gute. ukabona mikoro telefone yanjye imeze gutya buri kanya. ese ngo urimo urandikodinga, ntimbijyane he? mbikoresha iki? ibyo umbwira mbitware he? binyungura iki? bimpa iki? rero please, niba bakwangira ku uriwe, byikubabaza kuruta uko bagukundira icyo utari cyo. yego, kwigira umwana mwiza ariko washavuye, wahumuna ikintu ugasigara warakaye wanungunitse. kandi ari wowe ubyitera. baza ko nduzi wirakaje, wayatanze atarayawe, atavuye mu mufuka wawe. kitumwe ngo urumva ngo mba ngira ngo njijishe, nigeze njijishe. bidahari wanjye ntibigize. ntibihari se to wibyishakamo. noneho akajambo rakumvise. Jerry, abantu bazakwangira uburiwe. aya niko nsigaye kugira gahunda, kutica gahunda, kutivanga mu bibonetse byose, kuri umusore wirinda, kufite gahunda zawe, ko nta numenya ibintu byawe. yabikore ubinyangire aho kugira ngo nkundire ko nigize uwo ntari. sibyo? ariko ubundi wowe unywera icyayi he? rese uri teremusi ngo nkubwire aho bayitereka. icyo ushaka kumbaza aho nicara. ariko ubundi umuntu yakubona gute ngo musangire inyama mu rugo zirahari? cyaza naho cyo binambwiye. urashaka kuntegera kuri brochette wowe? wambuzaho ijambo. nigira umwana mwiza, nikuremo 5 nagabarira urugo ngo nimbuhereze kugira ngo mpinduke umwana mwiza imbere yawe. jamais uzanyangira icyo ndicyo, ukunkundira icyo nagize gute uri icyo ntari cyo. nihubwo ni pretendise nkacyo, nigira nkacyo. iri ni hama abantu bananiwe, shabarare naniwe pe. ariko ibanga ni rimwe, ni no.
rega buriya byose bikubiye ngo no sindabyanze no. ubuzima bw'abantu benshi yaba n'abakijijwe babayeho mu buzima butari ubwabo kubera ko ijambo no ryarabananiye. Yego, rega ijambo no sindabyanze none ntibishoboka. Uransura no, uranguriza no, turasohokana no, kiyo mwikaba no. Kubera iki? Urantunguye. Utegura ibintu kabone n'ubwo inyota yabyinyishe ariko yigufataze. Yenda hari umuntu mu inshuti ku buryo yanakudeviye. Yego, avuga ati ngwino ndeba hatore turi kumwe. yego, kuko musanzwe munaziranye. Ariko wowe uraho gusa tu numara ko magatasi ke utameze ngo se ukanakura muzi muraherukanye ujye kunyinja, ntabwo ari byo. Buriya kano kantu izwi karyoshye mu Cyongereza. It's better to be hated from what you are than to be beloved, than to be too loved from something you are not. Ni bya bindi. Ni byiza kwangirwa ubu uriwe kuruta gukundirwa ibyo utari byo. Yes. Nta mpamvu. Yego. Imana iguha umugisha. Yego. Icya gatanu kivuga ngo don't go broke trying to impress broke people. So come again. Don't go broke trying to impress broke people. Ntuzagende ngo ube umukene kubera gushaka gushimisha abantu b'abakene ugerageza kwigira nk'umuntu mwiza kubafasha cyane. Oya ahubwo batunga expression. Yego. Fix. Make peace of with your past so it won't crowd up the present and your future. Ahazaza hawe ntuhatekerezeho cyane kugira ngo hatafekta cyangwa se hatagira ingaruka ubu no ku hazaza hawe. Muri make ahazaza hawe na uyu munsi hubakwa n'amahoro y'ahahise. So don't think about witekereza ibyatambutse ko bikuvune. Yego. Kugira urabona ngo igihe utekereza baguhemukiye n'ibyaguhemukiye urimo urabuza amahoro ahahise. Rekera ahahise amahoro kugira ngo utekereze hano n'ahazaza bizakugirira umugisha. Yego. Uzirinde kwigereranya n'abandi ku buzima bwabo. Ntugatekereze ko ufite, ntugatekereze ufite cyuko bagutekereza mu rugero rwabo. Muri make ntuzihe kujya kwigereranya n'abandi mu buzima bwabo. Nta gitekerezo ufite cyuko bageze kuri ibyo. Kuri ibyo ngibyo bikubuza amahoro mu mutima. Bikubuza ahubwo wowe kora ibyawe nawe bazaze kureba aho wageze. Yego. Mfite umuntu waje kunsura n'umukire ndabizi, ariko ageze mu gikoni cy'iwanjye ageze uko nateguye gaza afata video ngo ajye kubikora iwe. Ndakubwiza ukuri, ubukire n'ubusirimu ni ibintu bibiri bitandukanye. Ndabihamya ijana ku ijana. Siyo mpamvu nakubwiye ngo umujyi ntubabwamo n'ubishaka. Yego. Ubabwamo n'ubishoboye. So ubusirimu rero butandukanye n'ubukire rwose, kandi umusirimu yabaho umukiraba cyane ahubwo amurusha no kuba yego rwose pe. I know. Hari akandi kantu. Yego, kambwire dusoze. Ndagiye gusoza humura. Yego. Aka kantu cyaba Imana ukakumva n'abandi bakakumva. Iyo kumvise bakumvise ngo bagukundira ko babarize ibyabagoye. Karavuga ngo never underestimate the power
of stupid people. ntuzigere utesha agaciro imbaraga z'ibigoryi cyakuhitana cyabara gukubira nabyumvise nuko ibigoryi gasubiremo. ntuzigere utesha agaciro Never and never underestimate the power of stupid people. ntuzigere utesha agaciro imbaraga z'abantu badafite ubwenge bwinshi. Ikigoryi ntacyo gitinya, ntacyo gihomba ntatekereza kabiri. ashatse yakwambara ubusa mu isoko akavuga yambaye ubusa, ibyo ni uguhubuka. Ikigo nirwe ngo ndakwica cyari gifite n'umuhoro cyanawuzanye. Ntugasuzugura imbaraga z'ibigoryi mu mitekerereze. Yego nibyo zagushyira hasi. uko niko kuri. Kandi abantu bakunda kubyanga ngo base ngo kanaka. Na umusazi yagusekura ibuye ntugaruke. Never underestimate the power of not ignorance, no stupid people. Yego badatinya bavuga ibyo bashaka ko babyumva n'iki byose uworo nta kundi ati se kanaka ni ushaka mbarangira hari se muri amakano akita bisoza ariko. Yego ntawe uzagushyiriraho ubuzima bwawe mu rwego ushaka, nta muntu uhari, ni wowe ubwawe, uretse wowe ubwawe no gutsinda kwawe. Ubundi wige, si bose bazagufasha gukora icyo ushaka kugeraho. Yego kandi karyana mu gutwi. gakurugutura. Be selfish with your time. A lot of people don't deserve it. Gira ubugugu ku gihe cyawe, wituma abatabikwiye babona umwanya w'igihe cyawe cyo kugutesha igihe. Yes, akantu ntago bari kukumva. Be selfish with your time. Bana ubugira ubugugu rwose ku gihe cyawe. Umwanya urinde umenye, burya nkubwiza ukuri. Nta no gushaka kumbuza umwanya wanjye wo kuryama. Yego ko nkeneye kuruhuka. Rero twari ducatinze nijoro, ndangije mbona umugabo aracatinga kugera saa 6 z'ijoro n'igice, bitamwihora ndayiryamika. None mu gitondo namwandikiye agize nti waramutse amahoro, igihe nahise sinzira ngo yagiye ngo nari nkiri mu kazi. Urumva we ari mu kazi kandi nijoro arimo aracatinga, agutwaye umwanya wo kuryama. Mu gitondo uraza mu biganiro utangire kuri kamera ngo no. Urumva ntabwo namenye ko ari mu kazi, nagira ngo no gucatinga bindi, ariko ngeze mbona biri too much. Ari gufata nyine ari kuguhereza, we aragira umufashe ijoro rye. Yego amanywa ninde uyafasha? Ntawe, kuko ku manywa nawe arabaryamye. Be selfish with your time. Igihe cyawe kirindi. A lot of people don't deserve it. Abatashima wibahereza. Akandi ibuka ibyo wishe ugitangira, bikosore kugira ngo uzagere ku ntego. Yego utangira byakuvuna. Ntukagerageze kwigira uwo utari we. Tuzabigerageze. Niba bagiye kujya mu rusengero, mwati ndatanga 100, ndatanga 60, mwaye kubwo murimo w'Imana ndatanga 100, ntawe ufite ntawe uzayakura. Ugiye ngo nzasenga Imana yanjye, nuyabura bazagusebya. Ntukigereranye. Tanga icyo ushoboye, nutaranga itangana ngo urabona ngo ntagiye imbere banseka. None se ko bazaguseka utayazanye? Hari video maze iminsi icicikana ku mbuga nkoranyambaga y'umusaza yagiye mu bukwe, aravuga ati rwose bana bacu mwakoze ubukwe ni byiza, nanjye mfite impano mbaha, mfite 5,000. Ahita bibaho. Saruta babandi batanga inka zidataha n'amasheka atazigamiye 5,000 arayabaha. Ati ndigende hari cyo yakoze ntacyo yigereranije. Ikindi ntukagerageze nari mbikubwiye akanyuma tugiye gusoreza. Ubuzima bwawe n'ubwanjye ni bugufi. Ntugatakaze umwanya wanga abantu. Ntukagira umwanya wo kwikorera abantu mu mutima. Ntukabange. Yego usijye ubaha distance. Ko n'ubundi uramwangaje undi apfa agenda wivuna ubwonko. Yego ubundi igihe ngire ibanga rivuga ngo ntaho
aho mbika ibimbabaza haruzuye ihorere uramwanga apfe agende bizambe ntacyo byakumare mureka acende yego so ngizo rero ibintu tukubwiye ntituvuze ngo bihindura ubuzima ahubwo bishyira ubuzima aho bwagombye kuba yego uyu munsi urimo urarira kubera ko ibintu intego warazitakaje yari amagambo y'ubwenge yego Imana ibaha umugisha murakoze